Byakomeye rero, byakomeye ibya Tricia n'uwitwa Lucky nabyo bikomeje kuba ingorabahizi. Ibintu urebye bisa nkaho noneho byasobanutse iby'uwitwa Tricia. Twabonye uwitwa Tricia ahobera cyane agundira, nanone uwitwa Lucky amuhobera cyane arimo kurira. Lucky rero nawe aramwicaza aramubwira ati icara umbwire ikibazo ufite. Undi aramubwira ati rero sinkubeshye boss wanjye, birandemereye mu mutima, birandemereye cyane. Ati ubyumve, naciye ku ruhande, ngewe ndagukunda. Cedric rero yahise agira asa nkaho agize ubwoba, avuga ati uravuze ngo, ati ngewe ndagukunda. Abisubiramo inshuro irenze imwe, ati ngewe ndagukunda. Ati kandi rwose ubimenye, aho kugira ngo nicwe n'ijambo nakicwa nawe ndibwiye. Cedric avuga ati ariko urabizi ko ngewe nkundana n'uwitwa Alice, urabizi ko nkundana na Alice cyane, kandi urabizi ibintu byose twaciyemo, undi nawe ubizi cyane. Ati ko iki urimo kumva yuko ugomba gukora ibyo bintu? Ati yego ndabizi, ariko nyine ndagira ngo ubimenye gusa, kandi ikindi nshaka ndagira ngo nawe umbwire yuko unkunda, basi wenda impamvu bitakunda ari uko wakundanye na Alice. Cedric rero nko kugira ngo amucishe bugufi, atume akomeza akazi, yambwira ati yego nanjye ndagukunda rwose, gusa ariko urabizi yuko mfite undi muntu dukundana. Arangira avuga ati sigara ngaho mu kazi, ariko intandaro ya byose twamaze kumenya yuko uwitwa Tricia yihebeye uwitwa Cedric. Ese biraza kugenda bite? Twaje kubona rero uwitwa Pucuri, uwitwa Dani amuzanira document zo kugira ngo abe yasevinga. Undi aramubwira ati ariko Dani ko mbona warakaye, ese ibintu wakomeje kubikomeza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dani amubwira ati ariko kora ibyo nkuhaye, nayo ibyo ngibyo urimo kumbwira ntabwo ndimo gushaka kubyumva. Pucuri yamubwira ati rero ngewe icyo nshaka nuko nifuza yuko twamerana neza, kuko urabizi ndagukunda. Ati kandi na biriya bintu by'amafaranga ntabwo bizongera. Ati nari nzi ko ari ibintu birangwa byoroshye, ariko sinzi impamvu umuntu avuga ngo ibihumbi magana ngahe, n'ibihumbi niyo byaba ari 5, mu gihe ugiye kuyakoresha ubusa aba ari amafaranga menshi. Nibyo uwitwa Dani yavugaga, avuga ati wowe urabona wazangiza kuki? Dani rero yamubwira ati wowe kora akazi nkuhaye. Ubisa nkaho ibyo ngibyo bya Pucuri arimo gushaka kuba yabishyira ku ruhande, kuko nabwo amubabariye bworoshye, kuko yanamubwira ati buriya ingeso ipfa na nyirayo ari uko yapfuye. Bisa nkaho uwitwa Dani atizeye uwitwa Pucuri yuko ingeso ye yarekera. Twaje kubona uwitwa Alice arimo guhamagara papa we, arimo kumubwira ati papa, ugomba gutaha ukagaruka hano mu rugo, dore ibintu birimo kumbana byinshi, ndimo gupanga ubukwe, ngomba gupanga ubukwe ndi kumwe n'ababyeyi banjye. Ati rero ugomba gutaha, kandi ikindi ndimo guteganya yuko ngomba kuzana umugabo wanjye ari we Cedric, nkamuzana nkaza kumwereka mama, kandi nawe ndifuza ko uzaba uhari kugira ngo byose mbikorere rimwe, mwereka ababyeyi banjye bose rimwe kugira ngo bivire rimwe. Ati yego nta kibazo. Papa rero yagize ikibazo, avuga ati se umukunzi wa Gihozo waba umuzi? Unavuga ati oya, mu Gihozo nta mukunzi afite. Nyine asa nkaho abica ku ruhande, avuga ati oya nta mukunzi Gihozo afite. Twaje kubona rero uwitwa Tricia ari kumwe n'uwitwa Gihozo arangije amuga ati ndabona ariko utameze neza, ufite ikihe kibazo? Ati kuzi ko ushobora ndimo kubona bisa nkaho ushobora kuba washwanye na Lucky. Ndamuga ati yego twarashwanye kandi twaranatandukanye. Arangije aragenda. Ako kanya Lucky ahita asanga uwitwa Gihozo aho ngaho. Gusa Gihozo yaramaze gutekereza, arimo kuvuga ati aho ibi bintu ntabwo ushobora gushyira mu kaga uwitwa Sharomo. Aho impamvu yabitekereje kuriya, uwitwa Lucky yagakwiye kuba nyine arimo kubumvira, nyine nafunge Sharomo kuko akora mu rukundo n'iki. Aramutse rero ababajwe mu rukundo, ashobora guhita afata umwanzuro akavuga ati noneho reka nanjye nihimure. Nibyo uwitwa Gihozo yasaga nkaho arimo kuvuga, arimo guca ku ruhande. Ako kanya rero
Gihozo yahise abona Lucky aramusuhuza. Lucky ahita abaza Lucky ati se waba uje kureba Tricia? Ati yego niwe nje kureba. Ati okay ngaho komeza. Lucky rero yahise ajya kureba uwitwa Tricia, arangije aramubwira ati Tricia ndagukunda kandi ubimenye. Ati sinzi impamvu urimo guca ku ruhande utarimo gushaka kumbwira ikintu cyabaye hagati yanjye nawe. Ati kuko ngewe ntabwo kubaho nagufite ntabwo nabishobora. Tricia rero mwibuke ko twamaze kumenya ko yikundira Cedric. Yamubwiye ati ngewe menye yuko nta kibazo ngewe gihari, menye yuko nta kibazo waneye, nuko ngewe nakwiyumvamo, ntabwo nkwiyumvamo. Aho kugira ngo nkomeze rero nkukipinge kandi nakwiyumvamo nta hantu mbona njye nawe twagerana. Ati rero niyo mpamvu nahise mbireka nkubwiza ukuri. Ati aka kanya rero icyo nakubwira ni uko mfite undi muntu dukundana, nuko mfite undi muntu nkunda. Ntabwo yavuze dukundana, mfite undi muntu nkunda. Tricia arakomeza aramubwira ati ngewe mfite umuntu nkunda. Lucky rero yagize ikibazo avuga ati uravuze ngo? Ati ufite umuntu ukunda? Ati basi mbabarira unyereke ifoto y'uwo muntu ukunda kuko sinibaza yuko hari undi muntu wagakwiye kuba undutisha. Ati urabona ko mu minsi ya mbere twari tumeranye neza. Ati rero sinzi ikibazo. Undi yamubwira ati Lucky reka gukomeza wirirwa uca ku ruhande ujya hehe na hehe, ngewe ntabwo nyikwiyumvamo. Gusa Lucky uko twabonye urukundo afite atari bupfe kuva ku izima ngo yemere yuko uyu mukobwa amuca mu myanya y'intoki. Ese bizagera aho ngaho Tricia yivanemo witwa Cedric akunde uyu muhungu wacu Lucky? Biraza kugenda bite? Twaje kubona rero uwitwa Alice agera mu rugo ahita akubitana n'uwitwa Gihozo. Arangije amubwira ati ariko Gihozo urashyanuka urahinda. Ati aka kanya ubu ufashe urukundo rwawe wese ujya kurubwira ababyeyi? Undi aramubwira ati njye ntabwo ari uguhinda, ubimenye ubishyire mu mutwe wawe, si uguhinda ahubwo ni urukundo nyine nagombaga kubibwira ababyeyi nk'uko nawe wabibabwiye. Undi aramubwira ati nyamara ariko ntabwo wagakwiye kuba ubikora gutyo kuko ubu se ababyeyi urumva bari kubifata gute? Ati undi aramubwira ati ariko se ibyawe babifashe gute? Nawe ibyawe ntabwo babifashe neza. Niyo umwe ati nawe ibyawe ntabwo babifashe neza, rwana intambara yawe nanjye ndarwana iyanjye, bikomeza kunyivangira mu bintu byanjye. Ni ngombwa ati wikomeza kunyivangira mu bintu byanjye, rwana intambara yawe nanjye ndarwana iyanjye. Siko bimeze Alice? Ubona bisa nkaho uwitwa Gihozo arimo kwiyama Alice cyane. Arangije Alice aramubwira ati ariko undi umundi wamugana Shalom ameze gute? Ati Shalom ameze neza, arashima Imana n'abantu rwose, numugireho ikibazo, nta kibazo rwose habe na kimwe. Bisa nkaho uwitwa Gihozo yemera kurwanirira urukundo rwe cyane kuko nta mwanya n'umwe arimo kubaho gutekereza kuba bavuga Shalom nabi. Twaje kubona rero uwitwa Alice n'ubundi ari kumwe n'umukunzi we Cedric arimo kumva kunda. Arangije icyo navuga hano nuko bavuze kwitwa ku rukundo rwa Shalom. Ubwo yaramubaje ngo ase amakuru yo mu rugo. Uwitwa Alice aramubwira ati rero amakuru mu rugo ni meza, nuko tutarimo kumvikana ku by'urukundo rwa Shalom na Gihozo. Rero uwitwa Cedric aramubwira ati rero ibyo ngibyo ugomba kwitonda, nta kibazo, nta kibyihute. Shalom amanota uko azitwara nibyo bizamuha amanota. Ati rero ugomba no kwifata neza ko Shalom ejo bundi ashobora no kukubera bofre, ashobora kwitwara neza rwose akaba umuhungu mwiza, nakomeze kutubera imbwa nk'uko byagenze. Ati rero icya mbere ni nko kuvuga ati reka tubahe umwanya, ushobora gusanga Shalom rwose ibintu bizagenda neza. Twaje kubona rero twibonera uwitwa Gihozo ari kumwe na musaza we Dani. Arangije aramubwira ati rero Dani bimeze bite? Ni sawa. Atari ikintu ushaka kubwira, muribuka ko ubushize witwa Shalom witwa Shalom yaragize uwitwa Shalom yabwiye ibya Shafi uwitwa Gihozo. Aramubwira rero, amubwira bya bindi byose nibyo Gihozo yaje ahita abwira Dani. Aramubwira ati Shafi wamenyera nimba yarafunguwe.
kuko bari barimo kwibaza nimba yarafunguwe cyangwa atarafunguwe, kandi Safi turabizi ko yafunguwe. Ati arangira ngo ati iby'ubu bwicanyi bwose byandi byose byabaye ni ubifitemo uruhare ni Shafi, kandi ikindi mwibuke yuko Shafi atari we wenyine, afite n'abandi bamutuma. Caco mukomeze mugire ibihe byiza. Icyo mabwira nuko mbona ibintu ni gutya bimeze. Caco mukomeze mugire ibihe byiza.